Nongeye kubasuhuza abakunzi bacu abakurikira icano ya Murinzi TV, nongeye kubashimira kandi mbasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Maze iminsi ntaboneka kuri platform ngo ntanga ibiganiro uko bisanzwe. Nongeye kubiseguraho kuko nagize akazi kenshi gatuma ntabasha kuboneka no guhugwa kugira ngo mbashe kubagezaho ibiganiro uko bisanzwe, ariko turacyari kumwe kandi umwami wacu aracyaturinze. Kadusenga Imana mbere kwinjira mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo Imana ibane natwe. Turagushima Imana yacu, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi rutangaje, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko waturinze iminsi yatambutse. Ikiganiro turagisenya tugiye kwinjiramo ngo natwe dushyigikire kandi imbaraga z'umukozi zishoboze. Sinzi nizeye ibintu byose turakoze, amen. Bakunzi bacu rero, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro ukuri bahishwe no kuri channel ya Murinzi TV. Nongeye gushimira cyane abantu mwese mwakanze subscribe kuri channel kugira ngo mubone ibiganiro byacu kandi baduhe ibitekerezo muri komanteri. Mwese Imana y'amahoro kandi Imana y'amahoro ibishimire. Tugeze mu gihe cya nyuma, ni igihe kigoye, ni igihe Yesu yavuzeho avuga ko ari igicuku, avuga ko isi izaba igeze mu gicuku, kandi igihe tugezemo aho ngo abakobwa 10 harimo 5 bapfapfa na 5 abanyabwenge bategereje kumukwaza, kandi bose bategerereje mu cyumba kimwe, ariko ngo abanyabwenge bo bafite amatabaza arimo amavuta ahagije, naho abapfapfa amatabaza yaba kazima kuko nta mavuta arimo ahagije. Ndinginga mwamacu kugira ngo abadukurikira mwese amatabaza yanyu yake murushaho kwa maso no kwitegura umwami wacu uko agiye kuza. Nubwo Satani yakomeje kurwana urugamba ndetse no yakomeje gushaka impamvu zose zatuma umugeni wa Yesu arangara, ariko ndabingingira Imana kugira ngo amatabaza yanyu yake, amatabaza yacu yake, ubwo umukwe azaza tuzamusanganire. Tugiye kuganira ku kiganiro uyu munsi nateguye kijyanye n'ikintu bita ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ubundi ni iki? Kubera yuko hari ubutumwa bwinshi, ariko hari ubutumwa bwiza bwa Kristo yasize ahaye abazamukurikira iyo misiyo yuko bagomba gukwirakwiza cyangwa se kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Reka turebe ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni igice cya nyuma cya Matayo 28. Turebe no ku murongo waho wa 18. Haranditswe ngo, nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nuko mugenda muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ni misiyo Yesu yasize ahaye itorero cyangwa se abamukurikiye, abamwemeye. Arababwira ngo nimugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa. Abantu tugomba guhindura abigishwa, tugomba kubahindura abigishwa ba Yesu, ntabwo ari abigishwa bacu. Nubwo uyu munsi ibintu byamaze guhinduka, abantu bamaze gushimuta iyi nshingano ya Yesu, bamwe biyita bigisha, kandi Yesu yaravuze ngo nta wundi mwigisha mufite, mwebwe muri abavandimwe, umwigisha wanyu numwe ari we Yesu Kristo. Ndetse Yesu aravuga ngo ntago dufite undi data, nta wundi muntu mu isi dukwiriye kwita data. Data numwe, ni data wese wacu wo mu ijuru, ni data wa twese wo mu ijuru, umuremyi w'ibintu byose. Ariko uyu munsi twabonye abantu bashimutitire ndetse biyitirira, bamwe bita intumwa, abandi babita ba data. Muzi amatitire mu madini bagiye biha, ba dadi ngaho n'abandi ntari burondore. Ariko Yesu aravuze ngo dukwiriye guhindura abantu abigishwa. Abigishwa bande? Ba Yesu, tubigisha kwitondera ibyo yasize avuze. Nyamara uyu munsi dukora ibintu byarahindutse, aho abantu bihimbiye ukundi gukiranuka, abandi bihimbira ukundi kuntu bagomba gukizwa, bihimbira agakiza gashyashya katajyanye n'ijambo ry'Imana. Reka ngaruke kuvuga ubutumwa rero. Ubundi ubutumwa bwiza Yesu yavuze tugomba kubwira abantu, ni ubutumwa bwiza bwo kwihanisha abantu ibyaha. Kandi ubutumwa bwiza butandukanye n'ubutumwa bw'isi busanzwe. Hariho ubutumwa bwinshi, ariko iyo tuvuze ngo ubutumwa bwiza, tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bubatura abantu mu byaha. Igihe kimwe Petero na Yohana barabafashe, bamaze gukiza umuntu avutse aremaye ku rusengero, yarema asabiriza, bamaze kumukiza amaze kugororoka amaguru, ajya mu rusengero ashima Imana. Abanyedini
abigisha bo mu idini ry'abafarisayo bafata wa muntu uramaza ngo ninde wagukijije. Arababwira ati jyewe uwankijije ntago muzi, icyo nzi cyo nuko nabonye yankijije. Biteza impaka nyinshi kugeza ubwo bamenye ko ari Petero na Yohana. Abanyedini bategeka ko bafatwa, barabafata babajyana muri gereza, barabafunga, babakubitisha inkoni nyinshi. Birangiye barabarekura, barababwira ngo musohoke mugende. Ariko barabihanangiriza, aka kantu mukumve neza, barabihanangiriza ngo ntibongere kwigisha muri iryo zina. Bivuze ngo nibigishe ariko ntibongere kwigisha muri iryo zina. Irihe zina? Izina rya Yesu Kristo. Kuko Petero yamaze guhamya, arababwira ngo ya Yesu Kristo w'i Nazareti, wa wundi mwishe mukamubamba akazuka, niwe ukoze ibi ngibi. Twebwe nta mbaraga dufite, twebwe nta bubasha dufite, ntabwo twabasha gukiza umuntu muri wa buryo, niwe ubikoze kandi izo mbaraga ze zikorera muri twebwe. Barababwira ngo mugende mwigishe ariko ntimwishe muri iryo zina. Uyu munsi rero hariho gahunda y'uko izina rya Yesu rigomba gucecekwa ntiryongere kuvugwa. Icya kabiri, hariho gahunda y'uko ubutumwa bwiza bwo kwihanisha abantu ibyaha bugomba gucecekeshwa, bugapfundikirwa, hakimikwa ikinyoma, hagashyirwa imbere ikinyoma. Uyu mwaka turimo wa 2025 ni umwaka uteye ubwoba mu ivugabutumwa, ni umwaka ukomeye cyane, aho Satani yahagurutse gukora ku mugaragaro n'imizi n'imiganda, arwanya itorero, arwanya ubutumwa bwiza bw'ubwami bubatura abantu ibyaha. Ubu butumwa bwiza rero bugizwe ubundi n'ikintu bita amashami 5, cyangwa se hari ingingo 5 ziranga icyo bita ubutumwa bwiza. Icya mbere ni uko ubutumwa bwiza bugomba kuba bugaragaza cyangwa se buvuga ku kintu bita kwihana ibyaha. Umuntu wese uzabona aguhagaze imbere atihanisha abantu ibyaha, uzamenye ko ubwo butumwa atari ubutumwa bwiza. Yesu yazanywe mu isi no gupfira abantu kugira ngo babashe kubabarirwa ibyaha byabo, nta kindi kintu cyamuzanye. Twagiye tubona rero haradutse inyigisho zitandukanye zitwa Gospel of Prosperity, cyangwa se ubutumwa bukangurira abantu gutunga iby'isi no kwigumira mu isi, nkaho bahamagariye abantu gukizwa no kwihana ibyaha. Ibyo rero binyuranye n'ubutumwa bwiza ibi bigisha by'ubutunzi, Imana iragutabaye, Imana ikubakiye inzu, Imana iguhaye visa. Ibyo ni ibintu biri cheap cyane cyane cyane, ndetse tuzasiga hano mu isi. Ntabwo Yesu yaje gupfira abantu kugira ngo babashe kubona amazu n'amamodoka n'amafaranga, ahubwo Yesu yapfiriye ibyaha by'abantu bari mu isi yose kugira ngo abantu bababarirwe ibyaha kandi bakizwe. Reka turebe Ibyashuwe 5:10, turifashije amagambo y'Imana n'ubundi ntago ari ibitekerezo byanjye bwite. Ibyashuwe 5:10 handitse ngo akabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ni uburyo Kristo yahinduye abantu, yapfiriye bakamwemera bakamwakira, ngo yabahinduriye kuba abami n'abatambyi. Rero mumenye ko ku ngoma y'imyaka 1000 ya Kristo, abantu bakurikiye Yesu bakamunambaho bagakiranuka, azabagabira kuba abami n'abatambyi kandi ngo bazima mu isi. Muri iyo ngoma y'imyaka 1000 rero abantu bazabona ubutegetsi mu isi, bategeke, baba abami, batwara imisozi, nk'uko umugani w'italanto ubisobanura, kubera yuko Yesu ijambo rye ntabwo rihera kandi icyo yavuze kugikora azagikora. Rero ntabwo Yesu yapfiriye amazu n'amafaranga, ahubwo Yesu yapfiriye ibyaha byo bari mu isi. Ishami rya mbere rigiranga ikintu bita ubutumwa bwiza ni uko babwihanisha abantu icyaha. Urebe neza idini urimo, niba abanyedini babayobozi b'idini baryanyu bajya bihanisha abantu ibyaha. Kabiri, ishami rya kabiri riranga ubutumwa bwiza ni ikintu bita gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa ni iki? Gutsindishirizwa ni uguhabwa imbaraga zigushoboza kunesha ibyagutsindaga cyangwa se ibyakuneshaga. Iyo umuntu atarakizwa aba ari mu bubata bwa kamere cyangwa se aba ari mu butware bw'icyaha. Iyo rero umaze gukizwa ukakira Yesu, wa mwuka wa kamere ukuvamo, ukakira umwuka wera ugushoboza gutsinda ibyakuneshaga. Gutsindishirizwa rero ni uguhabwa imbaraga zigushoboza kunesha ibyakuneshaga utarakira Kristo, utarakira n'umwuka wera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma 8 guhera ku murongo wa 14 handitse ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Bivuze ngo umuntu amaze gucindishirizwa
ayoborwa n'umwuka w'Imana. Umuntu amaze gutsindishirizwa hari ibintu adasubiramo, hari ibyaha yihannye adashobora gusubiramo, kuko abashishwa kunesha n'umwuka wera yamaze kwakira uri muri we. Iyi ntego cyangwa se ishami rya gatatu rero ry'ubutumwa bwiza ni ukwezwa. Bivuze ngo ikintu cy'ubutumwa bwiza ni ikintu kinini cyane, kirimo ivugabutumwa rya evangelization binyuze mu kuvuga ijambo ry'Imana, kwigisha, harimo indirimbo n'ibindi bitandukanye. Rero ku kintu bita kwezwa, nuko abantu bari mu itorero rya Kristo bagomba gushishikariza abantu kwezwa uko bukeye n'uko bwije, kuko amaraso ya Kristo arahari kugira ngo abashe kutwezaho ibyaha n'ibicumuro igihe cyose twayemereye, igihe cyose twacumuye cyangwa se twagize intege nkeya. Rero ishami rya gatatu rijyanye n'ubutumwa bwiza ryitwa kwezwa. Ishami rya kane ryitwa kwirinda. Kwirinda ni iki? Kwirinda ni ukubaho mu buryo butuma utagwa mu byaha hoze ukora mbere y'uko ukizwa. Ni ukuvuga ngo urabyirinda nyine. Hari abigisha bamwe b'ijambo ry'Imana bajya bavuga ngo hari ibyaha tutirinda ahubwo duhunga tukiruka. Bagabifatira kuri muka Uriya igihe Dawidi yasambanaga na Batisheba umugore wa Uriya, bitewe n'uko Dawidi atakoresheje tekinike yo kwiruka ngo ahunge. Bivuze iki? Dawidi ni umwami, ni umukiranutsi w'Imana yishimira, ariko ariwe mu rugo agize atya yibambuye iwe, asohotse mu nzu ahagaze hejuru kuri etaje abona umugore wambaye ubusa kandi uri muri pisine. Urumva rero kuba maso kimara kubona uyu mugore, Dawidi agomba gufata tekinike ya nyuma yitwa guhungisha amaso ye agahunga. Biri muri gahunda yo kwirinda. Bivuze ngo rero kwirinda ni irindi shami riranga ubutumwa bwiza. Abantu rero bamaze gukizwa bakiriye Yesu bagomba kurangwa no kwirinda, kubera ko utirinze ushobora gushiduka waguye mu cyaha. Kwirinda rero ni indi ntego cyangwa se ni irindi shami rya kane rigaragaza ikintu bita ubutumwa bwiza. Umukristo wese ahantu ari hose mu buzima bwa buri munsi agomba kwirinda mu byo avuga, kwirinda mu byo akora, kwirinda mu migendere ye, kwirinda mu byo agerageza kubaho mu buzima bwe bwose, kubera yuko utabashije kwirinda washiduka waguye mu byaha kandi ugasanga ugiye gusubira mu byo waravuyemo. Gatanu cyangwa se intego cyangwa se ishami rya nyuma riranga ubutumwa bwiza ni ikintu bita gutwara itorero cyangwa se kugaruka kwa Yesu. Iyi ngingo ya nyuma turaza kuyiganiraho ijyanye no kugaruka kwa Yesu. Kugaruka kwa Yesu ni ikintu uyu munsi wa none isi idashaka ko twongera kuvuga. Muri iyi minsi ivuga ubutumwa rivuga kugaruka kwa Yesu ntabwo isi ishaka ko twongera kurivuga, ndetse abavuga ubutumwa benshi bagiye bakwepa ingingo bagahimba izindi topic bavugaho, ariko ntibabwire abantu ko Yesu agiye kuza gutwara itorero. Kandi Yesu naza gutwara itorero, impanda ikavuga hazaba hagiye hakurikira ikintu bita kurangira kw'iyi system. Ino system turimo yahereye ku gihe cya Adamu ukageza ku gihe cyo kuza kwa Yesu. Iyi system izaba irangiye, nirangira izakurikirwa na periode nshya tuzinjiramo y'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 hano ku isi. Ariko uyu munsi tuvugana ntabwo abantu bakeneye ko tuvuga ibi bintu, ndetse isi ntishaka ko tuvuga ibi bintu. Kuko Satani yamaze kudiprobinga abakozi mu mpande zose kugira ngo bibagize umugeni wa Yesu, barindagiza abantu ntibibuke ko Kristo azaza gutwara itorero. Bavuga ibindi, bavuga ubutunzi, babwirize ku buryo Imana itabara, bavuga ku buryo Imana ikura mu bukene, Imana igabura, ariko ku kintu bita ingingo yo kuza kwa Yesu, iyo ngingo ntivugweho. Impamvu tuganira kuri iki kintu cyane cyitwa kugaruka kwa Yesu nuko ariho tugeze, niho ibihe bigeze. Uyu mugeni wa Yesu yose itorero rya Kristo ritegereje ko azaza kuritwara, kandi niko Yesu yasize avuze muri Yohana 14 aho ngo ntimpagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Nyamara reka mpasoma aho hantu wenda kugira ngo ntabivuga nabi. Yohana ibice byaho 14 ku murongo wa mbere, Yesu haranditse ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kugira ngo
kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngaho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njye inzira murayizi. Rero Yesu ubwo yavugiye ko azagaruka kujyana itorero rye cyangwa se umugeni yakoye amaraso. Niyo mpamvu wowe udukurikira uri umukristo, idini ryose waba usengeramo, batakubwira ko hari igihe Yesu azaza gutwara itorero, batakubwira ko ukwiye kwezwa no kwirinda no kwihana kugira ngo utegereze kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, warayobye. Ushatse iryo dini warivamo, nta kintu rikumariye uretse kuzakurimbuza gusa. Niyo mpamvu rero amadini amwe akorana na Satani yagiye ashyiraho uburyo bwo kugambanira ayandi kugira ngo ivugabutumwa ripfe, ndetse ubutumwa bwo kuvuga ko Yesu azagaruka ntibuvugwe. Reka mbaga nk'urugero hano mu Rwanda, mu minsi ishize RGB yatoye itegeko, yashyizeho amabwiriza mashya aranga ikintu bita ivugabutumwa. Ayo mabwiriza aranga ivugabutumwa ni amabwiriza agomba kubahirizwa mu madini yose yo mu Rwanda. Urugero ari hano bavuze ku gace kitwa F, nko ku ngingo yamwe kuri F, ngo gutanga inyigisho zitari ukuri birabujijwe, ngo ubuhanuzi bwo kurangiza isi cyangwa ibitangaza bishingiye ku binyoma birabujijwe. Bivuze ngo kuvuga ubuhanuzi bugaragaza kurangira kw'isi, kuvuga ubuhanuzi bwerekana yuko isi izarangira, kuvuga ubutumwa bwerekana ko isi izarangira, ubu ngubu mu Rwanda ni icyaha. Ubivuze RGB yaguhana, amategeko ya RGB yaguhana, kubera ko ngo ni ugutera abantu ubwoba, ngo ni ibinyoma, ku buryo abantu bakeneye kumva iterambere, bakeneye kumva ibiryoheye amatwi yabo. Reka turebe ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa 2 ibice byaho 4. Turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Timoteyo wa 2 ibice byaho 4 ku by'iminsi y'imperuka. N'ubundi Pawulo yabyanditseho, ni ibice byaho 3 avuga ku buhenebere butebwa bwo minsi y'imperuka. Timoteyo wa 2 ibice byaho 3 ku murongo, duhere ku murongo waho wa mbere. Umenye yuko minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, uko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, bakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibanezeza, gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zako, ameze batyo ujye ubatera umugongo. Ni impuguro rero Pawulo yandikiye Timoteyo yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe bigoye, aho abantu batazaba bacyumva ubutumwa bwiza batabushaka, ahubwo ngo bikakaza, bikunda ibyigenge, birarira n'ibindi. Timoteyo wa 2 ibice byaho 3 umurongo wa 4 haravuga ngo ibice byaho 4 nako umurongo wa 3 haravuga ngo kuko igihe kizaza batazihangana inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ubutumwa, ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ngibi ibihe tugezemo bene data, ngibi ibihe dusohoyemo, aho abantu biziba amatwi kugira ngo batumve ukuri, aho abantu bigwiriza abigisha bababwira ibihwanye n'irari ryabo, aho abantu batabasha kwishimira cyangwa se kwihanganira inyigisho nzima. 5 ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Bene data, inshingano zacu ni ukuvuga ubutumwa bwiza, inshingano zacu ni ukugabura iby'Imana, inshingano zacu ni ukubwira abantu kuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kuva mu bubata bw'icyaha, bazabashe kurokora ubugingo bwabo. Inshuti zacu rero mudukurikira, ibi bihe turimo ni ibihe bigoye, ukuri kuri gupfukira mu ikinyoma kikimikwa kigahabwa intebe, ndetse ubutumwa bwiza bugiye kuzagira inkomyi zikomeye cyane muri minsi ya none, kubera yuko ntabwo abantu bakeneye kumva ko Yesu azaza, ndetse abigisha benshi b'ibinyoma bari kubwira abantu ibibanezeza, ubutunzi bwo mu isi, iterambere ryo mu isi, nubwo atari ribi naryo ni ryiza, ariko tuzirikane ko dutegereje kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ubwo aza gutwara itorero rye
amahanga yose azamubona, ndetse ubwo amaso yose azamubona ubwo azaza aje gutwara umugeni wamwemeye. Rero bene data, iki kiganiro munyemerere no kugira kirekire cyane, nemo mbibutsa ko dukwiriye guhamya, dukwiriye kuba maso, dukwiriye kwambara imbaraga, dukwiriye kumenya umurongo tugomba guhagararaho. Ubutumwa bwiza ni ukwihanisha abantu ibyaha, gutsindishirizwa, kwezwa, kwirinda, ndetse tukanamenya yuko Kristo azaza aje gutwara itorero rye. Ngubwo icyo bita ubutumwa bwiza. Rero ndabashimiye ko mwakuri iki kiganiro cyacu. N'ibihe bigoye, n'ibihe bya nyuma, aho dusigaje kumva ryajwi riri mu byahishuwe rivuga ngo uwera nagumye yere, uwandura agumye yandure. Munyemerere senga Imana kugira ngo dusoze ikiganiro, kandi Imana ibahe umugisha abadukurikira, abaduha ibitekerezo, abakoze subscribe nani batayikora mwihutire kwirirwa kugira ngo mujye mwakira mubona ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Turagushimira iteka Mana yacu, tugushimira ko wabanye muri iki kiganiro. Tuze mu bihe bigoye byahanuwe n'abakozi bawe batandukanye, aho Timotheo ya Paulo yamwandikiye aramubwira ngo mu gihe kizaza abantu bazaba batabasha kwihanganira inyigisho nzima, ndetse ngo amatwi yabo azaba barya kugira ngo bireherezeho cyangwa se biyuzuzeho abigisha babigisha ibihwanye n'irari ryabo. Twe turakwinze ngo uduhe imbaraga zo gukomeza kuvuga ubutumwa bwiza, uduhe imbaraga zo gukomeza kubwira abantu ubutumwa bwiza bwihanisha abantu ibyaha, ndetse dukomeze gukora umurimo w'ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bakizwe, bareke ibyaha, birinde, bezwe, kandi bitegure kugaruka kwawe. Turagushimira ko wanyuze mu kiganiro, twizeye mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen.